turakwitabye karamenya gasani hanga kuri buri munsi uko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe tariki 30 Kamena 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 17 umurongo wa 1 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 10 wa 15 kugeza kwa 22. Aburahamu ageze mu kigero cy'imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana nyir'ububasha, ukurikira inzira zanjye ubintungane. Imana ibwira Aburahamu iti, uzakomeza rero isezerano ryanjye we n'abo uzabyara, uko ibisekuruza bizasimburana. Dore rero iryo sezerano nzagirana nawe n'urubyaro rwawe, umwana wanyu wese w'umuhungu azagenywe. Imana ibwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe tuzongera kumwita Sarayi, ahubwo uzamwita Sara. Nzamuha umugisha, ndetse nzamuha kukubyarira umwana w'umuhungu. Nzamuha umugisha, azaba nyirakuruza w'amahanga, n'ab'imiryango bazamukomokaho. Aburahamu yubika umutwe hasi, araturika araseka, aribwira ati, mbese hari umwana wavuka ku musaza w'imyaka 100? Na Sara ufite imyaka 90 yashobora kubyara? Aburahamu niko kubwira Imana ati, icyampa gusa ngo Isimayeli umukomereze ubugingo. Imana iti, reka da, ahubwo ni Sara uzakubyarira umwana, ukazamwita Izaki. Nzagirana isezerano nawe, isezerano rizahoraho iteka kuri wowe n'urubyaro rwe. Naho ku byerekeye Isimayeli, ndakumva. Muhaye umugisha, nzamuha kugwira no kororoka bitagira urugero. Azabe se w'ibikomangoma 12, kandi nzamugira umuryango ukomeye. Nyamara isezerano ryanjye nzarigirana na Izaki, uwo Sara azakubyarira undi mwaka iki gihe. Imana imaze kuvugana na Aburahamu, imusigaho irazamuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 128, ngo ko haga umugisha umuntu utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko ye, uzahirwa kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Ngo kuko haga umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uzagirira amahirwe muri Yeruzalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ngo kuko haga umugisha umuntu utinya Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Igihe Yezu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira. Nuko haza umubembe amupfukama imbere, aramubwira ati, Nyagasani, ubishatse wankiza. Yezu arambura ukuboko amukoraho avuga ati, ndabishatse, kira. Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko Yezu aramubwira ati, uramenye ntugire ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi utange ituro ryategetswe na Musa, ngo ribabere icyemezo cy'uko wakize. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nyagasani hanga kuri buri munsi yaguteguriye umukiro. Muvyeyi muvandimwe, niba hari umurwayi ufite urwaje, ubu butumwa niho bugenewe. Niba kandi urwaye, bishoboke ko umaze igihe kirekire urembye, uri mu bitaro, uri ku buriri, urwaye, bishoboke ko n'indwara zidasobanutse cyangwa zahuze muganga, ubu butumwa niho bugenewe kugira ngo uze kureba impamvu ugeze iki gihe utarakira. Wasanga kuki narwaye ariko nkaba ntarakira. Yezu nawe aragutumiye uyu mwanya kugira ngo agire ate agukize, kuko umugambi w'Imana nta wundi usibye kudukiza. Ariko Yezu Kristo agakiza ahantu habiri h'ingenzi, ku mubiri ndetse no kuri roho. Wasanga kandi wowe uri gushaka gukira ku mubiri gusa, ariko ukibagirwa roho. Yezu Kristo akiza umuntu wese, roho n'umubiri. Nyuma yo kumva amasomo atagatifu Yezu byacu duteguriye arimo umukiro, twumvise mu isomo rya mbere uburyo Imana igirana n'isezerano na Aburahamu. Nuko rero ikanamusaba ko umwana wese w'umuhungu azagenywa. Irigenywa mu Bayahudi akaniryo rishushanya batisimu ku bakristo. Umuyahudi kugira ngo akire banza kwiyenyesha, umukristo kugira ngo akire abanza kunyura ku iriba rya batisimu. Bigatwigisha ko umukiro tugomba kubona mu Mana, yabatisimu dukiza icyaha cy'inkomoko, ikanadukiza n'ibindi byaha byose twakoze tutarabatizwa
maze koko tukabaho neza mu mukiro w'Imana. Aburahamu rero aragirana isezerano n'Imana koko, turumva afite ubwoba, ariko Imana ikaza kumusezeranya ko mu nkomoko ye hazavukaho ko uzamuzungura ari we Izaki. Cya gitambo cya Izaki cyerekeza ku gitambo kidukiza, igitambo cya Yezu Kristu waducunguye. Na nyuma yo kumva ivanjiri y'uyu munsi, uburyo umubembe aza agana Yezu kugira ngo mukize, nuko akagira ati Yezu ubishatse wankiza. Ni kuri iyo ngingo yo gushakashaka umukiro tujye kuzirikanaho igira iti Yezu ubishatse wankiza. Mbere yo kuzirikana kuri iyo ngingo, tujye kubanza dusesengure indirimbo enye tuza gusanga harimo amarangamutima ya kimuntu. Ariko amarangamutima Imana yaranakoresha nayo, kuko niyo tuvuze nabi Imana igora imvugo zacu. Iyo duhimbye indirimbo nabi tukavugamo amagambo nanjye kuvuga ya kimuntu, Imana n'ubundi irayumva, kuko Imana irakumva uko wavuga kose. Imana ntibura gukuva nubwo hashyiramo amakosa. Ntabwo tujya kuzigorora, ariko reka tuzitindeho turebe ukuntu umuntu agira amarangamutima atuma arushaho kwigundira, maze ntiyirekure ngo asange Imana, kandi Imana yo buri gihe ibimutegereje. Indirimbo ya mbere y'uko dukomeza tureba uburyo Yezu agiye kutugera neza muri aka kanya hanga kuri buri munsi, reka tubanze dusuzume indirimbo enye z'abahanzi nari ngiye kuvuga zirimo amarangamutima. Ariko amarangamutima atuganisha, nari ngiye kuvuga ku marangamutima y'Imana. Nanone amarangamutima arimo impuhwe. Twebwe abantu boko tuvuga amagambo, ariko Nyagasani ageraho nyine akanayagorora, kuko turi abantu twebwe tuba twishakira umukiro. Reka mvuge umukiro wihuse, umukiro hano ku isi, ariko Imana nyuma ikaza gutwereka iti nyamara ndifuza ko wakira no kuri roho, maze koko ukajya no mu ijuru. Reka rero dusuzume abahanzi bane aho bari ntibaze kundakarira. Muri izi ndirimbo tujya tuziririmba zirimo amarangamutima. Ndifuza cyane kwiheraho kugira ngo abahanzi ngiye kuvuga bataza kundakarira, bityo baze kumva ko twese ducagase, twese ntaho turagera. Hari indirimbo yitwa ntacyo twabuze iwawe, abenshi bakunze kwita shimirwa mwami nyir'imitsindo, hari muri 2004 hafi aho ngaho. Ariko hari igitero kibamo kigira kiti wahamagaye inshuti n'abavandimwe, dore twebwe dufitiye umugambi. Amen. Nyuma nibwo umuntu yakwibaza ati none se abo Imana yahamagaye bo nuko nta mugambi yari bafiteho? Nyuma rero n'igisubizo nacyo kiba gihari. Impamvu tukiriho, Imana akaba yahamagaye abandi natwe tukiriho, n'impuhwe zayo n'ubundi ni ukugira ngo twisubireho, ni ukugira ngo twisubire maze dukize, ni ukugira ngo twihane, twicuze, tureke ibyaha byacu, maze natwe twisubireho. Koko ni amahirwe ndetse mushatse Imana yongeye gutwongera, n'andi mahirwe Imana yongeye gutwongera kugira ngo tugere dute, kugira ngo dukire, idukize, itugirire neza. Mukristo muvandimwe, n'ubyo ukabona birakunze, n'ubyo ukabona birakunze, ntukagire ngo wundi wabivuze, ntukagire ngo wundi bidakunze, ntukagire ngo hari icyo umurusha, ahubwo wasanga ari igihe urimo cyanyuma, ari mu Imana ikugiriye kugira ngo wongere wisubireho. Deuxième chance. Undi muhanzi wa kabiri nuwahimbye indirimbo yitwa Imana n'umubyeyi, aho agira ati iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Aho ngaho ukibaza ngo ese koko ngaho nakuri iyo foto ubare igihe cyose ujya mu by'Imana, Imana ko kiramutse ikurikije igihe ujya mu byayo akaba nabwo nawe ujya mu byawe, urumva ko kwari kuburi hehe? Tekereza inshuro ujya mu by'Imana, ni kangahe ugiye gushengerera, ni kangahe ujya wicara imbere ya Yezu, ni kangahe ujya uhera mu gitondo ugakora ubutumwa, ugahera mu gitondo uri mu by'Imana. Aha, Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu ntiwarokoka. Niyo mpamvu koko Imana ihorana impuhwe n'imbabazi, kuko yo ijya mu byacu atari ngombwa ko twagiye mu byayo. Ntago ari condition, ntago ari muri ya systeme mpanguye, ntago nza guhereza Imana ikintu ngo nawe nibwo za kugira ikimba. Aha ngaho twaba twarashize, nta nicyo twari kwirongera. Ariko Imana idukiza ku mpuhwe zayo, itagombeye ko twebwe hari icyo tuyikorera, kuko se dufite iki twakorera Imana. Ako ngako niko noneho Imana aho ibera umubyeyi, nuko Imana ijya mu byacu twebwe tutanahari. Amen. Umuhanzi wa gatatu nuwahimbye indirimbo yitwa nyemera ngendane nawe Yezu umukiza. Niko Yezu yakwanga te kugendana nawe, ahubwo akagize uti Yezu ndaje tugendane, Yezu nditabye, Yezu noneho ndahari. Ntago ari Yezu byemera, ahubwo ni wowe ikibazo kiriho, ni wowe ugomba kwemera. Yezu yarabyemeye kare, ahubwo hasigaye wowe.
umva Yezu we ntiyabyanga, ahubwo hasigaye wowe kuko niwe ukomeza kunangira, niwe ukomeza kwanga. Naho ubundi Yezu ntiyakwanga ko mujyana, ahubwo uvuga uti Yezu ndaje tujyane, Yezu noneho ndirekuye, Yezu noneho nanjye ndaje ndirekuye, ndaje wese. Indi ndirimbo ya 4 noneho nayo koko ihiniyemo ubutumwa bw'uyu munsi iragira iti Yezu ubishatse wankiza. Nta na rimwe Yezu atazigera yifuza ko twakira, kuko Yezu Kristo afite ububasha, kandi ububasha bwe nyine kugira ngo dukire, akadukirisha impuhwe ze. Rero hasigaye ko ubishaka, ubundi we yarabishatse kera. Nyuma yo kwegeranya izo ndirimbo zose, twumvise ko Yezu Kristo icyo ashaka, we ahora yiteguye ko yadukiza, ahora afashe mu kiganza kadagomba guturekura. Hasigaye ko twebwe dutege ibiganza maze tukakira koko akazwe twemerera Yezu ko noneho twabonetse, ko noneho twabohotse kugira ngo dukize. Twumvise by'umwihariko muri Ivanjiri uburyo umubembe koko nawe akora urugendo igaragaza ko yemeye, nubwo yavuze ati Yezu ubishatse wankiza, ariko ari urugendo yabanje gukora, yabanje gupfukama, kwicuza ibyaha, yabanje kuko kureka ibyaha bye. Iki kimenyetso cyo gupfukama kirerekana ko hari urugendo nawe yakoze rwo gusanga Yezu. Noneho nubwo avuze iri jambo Yezu ubishatse wankiza, ariko Yezu we yabishatse. Nguko rero ko Yezu Kristo ko agiye kumwakira maze amukize. Yezu akagira ati ndabishatse kira. Amen, amen, amen. Mukristo muvandimwe, uzi icyo tubura twese? Turabura ubushake twebwe, naho ubundi Imana yarangije koko kudukiza. Hasigaye ko nawe ubyemera, hasigaye ko nawe ugira ijambo ubwireza uti Yezu nanjye noneho ndirekuye. Hasigaye ko nawe koko ugira ikintu wiyemeza kureka, cya kindi kikubuza gukira, maze urebe ko nawe wakira. Upfukame nawe usaba imbabazi kandi utanye imbabazi, urebe ukuntu nawe koko wakira, kuko ni Yezu Kristo ashaka. Yezu Kristo nta na rimwe azanga ko dukira. Ese mu Kristo muvandimwe, wasanga nawe uburwayi urwaye ari uko utigeze ushaka gukira, ari uko gusa wumva bagusengera nawe ukajya gusenga, ariko ukaba utarashaka gukira. Kandi koko byabaho igihe cyose koko ukajya gusenga, ukaba urwaye uburwayi bwabaye ikigeragezo, ibibazo byakubayeho ingutu n'ibintu byinshi cyane bitari gukemuka iwawe, ariko ugahora wibaza uti kuki ibintu bidakemuka, kuki ibintu bidakemuka. Nyamara ukaza kwibagirwa ko wasanga hari uruhare rwawe utarashyiramo. Kandi byaba umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rw'umugabo n'umugore ngo bari bakize cyane, ariko bakize no ku Mana, basenga cyane ubudahwema, ariko ngo bari bafite ikibazo mu rugo rwabo rwo kubura urubyaro. Ngo nta mwana bari barigeze, imyaka 18 yose nta mwana bafite. Nuko ntibaheme gutakambira Imana ati Nyagasani koko wazaduhaye akana natwe. Bakajya mu kiliziya bagasenga, bakajya gushengerera, ariko shwi umwaka wa 18 noneho ugeze, nuko wa mugore aza kujya ku mujyanama w'uruho, ajya kumugisha inama. Bishoboke ko kigeragezo nyine cyari gitangiye ko gushaka umugusha. Hari igihe nyine iyo wagize ibyago ntubyare, ushaka kunyura ku ruhande kugira ngo ujye kwipima niba atari wowe ikibazo kiriho, gutyo ugasanga mu rugo bamwe bari kwitana ba mwana. Nuko bishoboke ko umugore ko mbere yuko nyine akunda abacuruzi bakopa imisoro agashobasha akaba yanyura mu zindi nzira kugira ngo ajye nko kwipima, ajye nko ku munzani arebe ko atari ufite ikibazo, abanza kujya ku mujyanama w'uruho kugira ngo ajye kumugisha inama. Nuko ageze ku mujyanama w'uruho baraganira iby'ubuzima bwe, cyane cyane mu bwana bwe, uko yabyirutse, uko yakuze, ubwangavu bwe byose aramubwira. Nuko umujyanama w'uruho nyuma aza kumubaza ati niko mu buto bwawe, mu bukumi bwawe, ni cyo kintu cyaguteye ubwoba kurenza ibindi byose wabonye? Nuko wa mugore aramubwira ati umva, mukuru wanjye yatwaye inda, amaze gutwara inda iwacu neza benda kumukuramo umwuka. Papa na mama bari bafite amahane akomeye cyane ku buryo nta mwana wari kwitwara nabi. Mukuru wanjye ageze atya rero atwara inda, amaze gutwara inda barabisharamurakarira, barivovota cyane, baranamuhungeta bikomeye cyane, ukuntu abasereje mu bandi bose. Uko rero nanjye mbibonye ibyo bintu mpita mvuga nti Mana uzaninde gutwara inda, hato ejo ntazasebya iwacu, hato ejo iwacu hatanyica. Nuko guhera ubwo ikintu kimeze nk'ubwoba kikanzamo ko ntazigera ntwara inda kugira ngo ko ntazasebya iwacu, kuko mbere nawe mfite ubwoba ko iwacu noneho bazamanika. Nuko ngo umujyanama w'uruho amaze kumva koko icyo cyari cyateye umukobwa akiri umukobwa kugira ubwoba bukabije cyane bigeze aho ngaho, kugira ubwoba bwo gutinya gutwara inda, kugira ngo kuko batazamurakarira, iwabo batazamutema, batazamwica. Maze wa mujyanama w'uruho aramubwira ati umva rero,
genda upfukame muri shapere ujye gushengerera, ubundi uzamura akaboko hejuru ubwire Yezu uti Yezu noneho ndabishatse ko ntabyara, ntabwo bangifite bw'iwacu, noneho mfite umugabo, noneho ndabyemerewe Yezu, noneho nditeguye, ntabwo bangifite ko nabyara, ntabwo bangifite ko natwita. Ubundi uzabimubwire, ubundi wicecekere, ibisigaye Yezu azabyikorera. Nuko wa mubyeyi koko aragenda yubahiriza ibyo umujyanama wari amaze kumubwira, maze koko ajya imbere ya Yesu arapfukama amubwira ko ntabwo bagifite bwo gutwita, amubwira ko ntabwo bafite bwo kubyara, ko noneho yiteguye kubyara umwana. Uzi ko hashize amezi nk'atatu gusa agiye kumva, yumva namerewe nk'abandi babyeyi bose mu nda, yumva koko aratwite, amezi 9 arashira ararangira, nawe koko arahetse. Ubu nawe ahetse umwana kubera Yezu Kristo. Yezu, noneho nditeguye, ntabwo bangifite bwo kubyara, noneho ndabyemerewe. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Aha, wasanga hari utugozi natwe tutapfunduye, none koko tukaba tutuzitira kuronka imigisha y'Imana, tukaba hari ibibazo kuko bitari gukemuka kubera utuntu twagiye twuboha. Shitani y'ubwoba, wasanga hari ubwoba nabitse muri jyewe, hari ubwoba nabitse mu bana banjye, hari ubwoba nabitse ku mugabo wanjye, hari ubwoba nabitse ku mugore wanjye, hari ubwoba nabitse ku rubyaro rwanjye, ugasanga ubwoba ari bwo bwatumaze butuma koko ibintu bitagenda neza. L'amour parfait chasse la crainte, urukundo rushyitse rwirukana ubwoba. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Wasanga nawe hari aho shitani yagutegeka ubwoba, ikakubamo ubwoba bugatuma koko ibintu bitagenda neza uko Yezu Kristo ashaka, ubwoba bugatuma koko utisanzura, ubwoba bugatuma koko ujya kure y'Imana, ubwoba bugatuma koko hari ibyo wapfunditse utarapfundura. Nibwo koko bizarangira imigisha iri kugenda, imigisha iri kugutambuka kubera icyo uracyafite bwa bwoba. Shitani y'ubwoba yibasiye iwawe, uzi ko ubwoba bushobora kugufata umwaka wa 1, wa 2, wa 3, wa 4, wa 5 no kugeza ku wa 10 no ku wa 18, bikazarangira ukifitemo ubwoba. Ntabwo urakuramo ya kode, ntabwo urabwira ubwenge ko ukeneye kubyara, ko witeguye noneho kubyemerewe. Noneho wasanga ubwenge wawe bugifite amakuru ko iwanyu bakumanika uramutse ubyaye, wasanga ubwenge wawe bugifite amakuru ko bakwica nuramuka ubyaye. Ariko nujya imbere ya Yezu, iyo kode Yezu azayikuramo, uwo mubare w'ibanga wabitse nawe utanakibuka, Yezu azawukuramo nugiwe gusanga Yezu kugira ngo gusanganire, umubwire icyo kintu koko noneho witeguye kumwakira. Uko abantu benshi koko Yezu Kristo ari aho ngaho, ariko ntituramumenyesha ko noneho twiteguye kubwira ubwenge ati noneho nditeguye kubyara, noneho niteguye gukora iki ngiki, niteguye noneho gukira, Yezu ndabyiteguye. Ni koko hari bene ubwo burwayi bwagiye buhagama mu bwoba, bikaza kurangira koko tutabonye umwanya koko gukira. Kubera iki? Ntabwo ndabwira ubwenge ko niteguye. Noneho uracyafite amakuru yo hambere, yayandi koko ndi kwivuguta mu byaha bya bindi byinshi cyane. Ariko se wabwiye Imana ko noneho witeguye? Kwitegura nta kindi, noneho ndi gusenga neza Yezu, noneho ndatunganye, ndagerageza noneho kugenda mu butungane, noneho Yezu ndi kugerageza, Yezu ndi kugerageza, Yezu ndi kugerageza, Yezu noneho nanjye nditeguye. Ako kandi Yezu Kristo aragakunda mu Kristo muvandimwe, nditeguye nanjye. Noneho ubwoba butwirukana mu Imana, se kiba kaducungira ku bwoba. Reba nawe niba ntabwo bufite, ukwanyu bazakumanika, akaba ariyo makuru gusa umutwe ugifite, akaba ariyo makuru gusa ubwenge bugifite, akaba gusa akiri mu mutima, kwanyu bazakumanika, kwanyu bazakugera nabi. Kandi noneho urabyemerewe, noneho uri ku mugabo, wemerewe noneho kubyara. Genda nawe ubwire Yezu uti Yezu nanjye ndifuza kubyara. Ariko kubimubwiye ntabwo bihagije, biragusaba nanone ko witunganya imbere ndetse n'inyuma. Ndifuza gusoreza ku mpamvu 3 mu Kristo muvandimwe, mu mpina amagambo zishobora gutuma udakira wenda kandi wari ubyiteguye. Impamvu ya mbere ni ubushake bwawe nawe ugomba gushyiramo, ni uruhare rwawe. Yezu Kristo mu kuza kudukiza atera intambwe 99, aje gusanganira, akifuza ko nawe byibuze watera agatambwe kamwe gusa, aka kamwe rudori, maze koko mugahura umuzazi kuzura 100 ubundi ugakira. Ariko akenshi cyacu ntabwo tujya dushyiramo uruhare rwacu mu mukiro wacu. Uyu mubembe twumvise yashyizemo urwe ruhare, nuko araza arapfukama. Arangije gupfukama koko ajya yasaba Imana ati Yezu ubishatse wankiza. Yezu we aba yabishatse kare, cyagiye koko yateraga za 90. Twumva Yezu aba ku musozi, Yezu Kristo avuye ku musozi, avuye kwigisha, nta kindi gisigara usibye kujya mu bikorwa, gukora
gukora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byo gukiza. Umugambi wa Yezu Kristo ni uwo kudukiza. Rero wowe nawe kuko ubishyiramo uruhare rwawe mu mukiro wawe. Hano bya bindi bati ufite iki mpereho, icyo ufite rero nicyo Yezu Kristo akeneye, ako kantu k'ubushake bwawe kugira ngo ugire ute, kugira ngo ukire. Noneho Yezu nanjye nditeguye kugira ngo ugize. Impamvu ya kabiri wasanga tutarakira ni uko wasanga tutarakira nyine kuri roho. Akishijwe kwifuza gukira ku mubiri gusa tukanatugarika Yezu ati Yezu wadukije, Yezu wadukije, ngaho uri kumuhata nk'uhata ibirayi ndetse n'ibijumba, uri guhata ukiyagira ko Yezu Kristo ari databuje, ugakomeza ukamuhata. Nyamara Yezu Kristo aradukiza no kuri roho. Turamubona arambuye ibiganza byerekeza kuri bya biganza byo mu ntebe ya penetensiya, umusaseridoti aturamburiraho kugira ngo dukize ibyaha ku bubasha ahabwa na Yezu Kristo. Ibi rero kwereka umuherezabitambo ni ukugana intebe ya penetensiya. Iyo umaze gukira ku mubiri wakagombye no kugana intebe ya penetensiya koko, kugira ngo Yezu Kristo agukize kuri roho. Na Yezu Kristo ashobora no guhera kuri roho agukiza, bikaza kurangira agukije n'umubiri. Hombi Yezu Kristo arakiza, kuko Yezu Kristo akiza umuntu wese, umubiri ndetse na roho. Ariko icy'ingenzi mu Kristo muvandimwe ni uko nanone ugana intebe ya penetensiya. Ni bya bindi by'uko nyine tugira ibyaha byinshi cyane, ariko kugira ngo bikire neseseroma ugomba kugira mu ntebe ya penetensiya. Ntabwo ushobora kubikira kuko utariye ku muherezabitambo, nk'ikimenyetso nyine cy'uko wagize ute, cy'uko wakize. Ugatanga n'ikirorega, wasanga iyo mpamvu irimo utarakira, wasanga utagisaba penetensiya, wasanga utagipfukama, wasanga utagisaba imbabazi, wasanga utaratanga imbabazi, bikaza kurangira ko utarakira. Reka ngubwire indi mpamvu ya gatatu ishobora gutuma koko waba ukirwaye utarakira. Impamvu wasanga uburwayi ufite ari ubwo kugira ngo bukize abandi. Uzi ko umuntu ashobora kurwara uburwayi bukabera impamvu n'intandaro yo gukira kw'abandi. Ushobora kurwara uburwayi bukakurembya, abandi bakaza kukwigiraho ati mbega umuntu wakomeye, mbega ikigeragezo umuntu ashobora kwihanganira ikigezo nka kigiriya, umuntu kwihanganira ikigezo nka kiriya, bigatuma abandi koko bagenda bakira, bakwigiraho, bagakira ubwoba, bagakira ukwiheba, bakarushaho kwihangana. Uko kwihangana mu Kristo muvandimwe. Uzi ko uburwayi bwawe ushobora kwigisha abandi, uzi ko uburwayi bwawe ushobora gukiza abandi. Kubera iki? Bukamera nk'icyitegererezo nyine. Reka mvuge nk'icyapa kirangira abandi ukwihangana, kirangira abandi ukwisubiraho, nk'umuntu nyine w'intungane, cyangwa umuntu koko babona witwara neza ariko bakabona w'ikigeragezo cyagwiririye. Ikigeragezo cyawe rero gishobora kwigisha abandi, kigakomeza abandi, kigahumuriza abandi, bityo koko ukaba urugero rwiza rwo kwereka abantu ko uburwayi bwa hano ku isi, uburwayi bw'umubiri, atari ngombwa nanone ko bukira, kuko Yezu Kristo nawe aba afite ukuntu yaguteganyije, cyane cyane bya bindi by'uko nyine intwari Yezu Kristo ashobora kuyikoresha akayuriraho kugira ngo akize abandi, agirire abandi neza. Kandi intwari ishira ishinjagira. Kuko rero mu Kristo muvandimwe, nawe uzi kureba muri izo mpamvu eshatu ndetse n'izindi nyinshi cyane wakongeraho, urebe impamvu uburwayi bwawe butari gukira, urebe impamvu koko niba warakoze icyo ugomba gukora, urebe impamvu koko niba waregereye Yezu, urebe impamvu koko niba koko waragana intebe ya penetensiya usaba kandi ugatanga imbabazi. Noneho hanyuma uze kureba uti ariko ubundi ngewe hano ku isi umusanzu wanjye ni uwuhe? Wasanga uburwayi bwanjye nanjye ari umusanzu wanjye wo kugira ngo abandi bakire, abandi bakandeberaho mu mibabaro. Bya bindi by'uko nyine bicyamaye hano yavuga ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro, ntatana n'umusaraba. Nuko Yezu aramusubiza ati ndabishatse kira. Mwese bifurije umukiro uturuka ku Mana, kandi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.